ari nayo mpamvu nabwiraga abanyarwanda mbabwira nti bambabarire kuri test nakoze ku giti cyanjye, ariko ibyo baketse n'ibyo nge nabikoreye byari bihabanye. Akaba ariyo mpamvu mfashe umwanya mbasobanura mbabwira yuko ni test nigeragezwa nakoreshaga umukinnyi nsa naho nari imbereye manager. Nge nari mfite target yanjye yo kugira ngo ndebe umukinnyi, nari nanahagarariye nasaga nubereye manager muri ako kanya kuko yansabye kumushakira ikipe, ndabikora dukina babiri yo muri kurwana muri babiri cyangwa buri wese, ariko buri wese yikururira ibye. Niba ngewe mfitanye urubanza nawe ndakurura nishyira kugira ngo ndutsinde. Na football nikimeze rero, nukuvuga ngo igihe wateguye ikipe yawe n'undi akayitegura ukaza mu kibuga ugatsindwa ntago ushobora kwishima. Ariko ni nko mu ishuri, no mu ishuri abanyeshuri bose ntibaba bambere, habamo uwa mbere hakabamo n'uwa nyuma, ntago baba bumva kimwe. Ni kimwe nuko rero n'abasifuzi n'abantu, hari ushobora kuba ari hejuru y'abandi bose, hari ushobora kuba ari hagati, hari n'ushobora kuba ari hasi. Ibyo ni ibintu biba ahantu hose. Ariko iyo bigeze mu bahangana ari babiri twakwifuje ko bose bakaye bari hejuru. Reka tugana ku musozo kuko navuze ko turimo turagenda dusa. Ari nayo mpamvu nabwiraga abanyarwanda mbabwira nti bambabarire kuri test nakoze ku giti cyanjye, ariko ibyo baketse n'ibyo nge nabikoreye byari bihabanye. Akaba ariyo mpamvu mfashe umwanya mbasobanura mbabwira yuko ni test nigeragezwa nakoreshaga umukinnyi nsa naho nari imbereye manager. Ni test nibyo, ari nayo mpamvu mvuga ngo nayo mpamvu nari nashyizemo ikintu kivuga ngo ubuyobozi bw'ikipe ntibwabimenyeshejwe, kuko ngira ngo iyo bimenyeshwa iriya baruwa iguhagarika by'agateganyo ya Muhazi n'isa ibisobanuro ntitwari kubibona, sibyo? None nkawe kuri Mugiraneza uracyari mushya muri coaching, igihe umaze muri coaching sina kimwe cya kangaye cy'imyaka wamaze ukina, ufite ubunararibonye bwinshi mu gukina, ariko muri coaching uracyari muto. Muri iki gihe umaze mu gito, ariko nacyo kitakwigishije bikeya, kuko ufite aho wabaye mbere, ugira na performance nziza umuntu atatinya no kubivuga, ufite naho uri uyu munsi ndavuga ngo bihabanye ku bijyanye na performance n'imikinire, naho navuga ngo naho wari uri hamwe n'umajyaruguru ahandi n'iburasirazuba, uko amakipe yitwara biratandukanye, uko ubuyobozi bw'ikipe bwitwara biratandukanye. Ni iyihe experience aka kanya navuga, ni irihe somo ukuye muri ibi bintu? Nibyo koko nk'uko bivuga ndacyari mushya muri kariyeri ya coaching, ni umwaka wa kabiri, mfite byinshi byo kwiga, ariko nk'uko bivuze maze gukuramo amasomo menshi. Nta masomo maze gukuramo, kwanza coaching itandukanye no gukina, icyo ni icya mbere. Ariko nanone mu masomo ndimo ndagenda nkuramo harimo cyane cyane ikintu navuga, harimo ikintu cyerekeranye no kuba inyangamugayo cyangwa se kugira ubunyamwuga. Ni ukuvuga ngo nk'iki kibazo cyambayeho cyangwa se cyabaye ni isomo. Ngewe mfite uburyo bwanjye nari ndi gukora test, ariko abandi bafite uko babifashe. Ariko urumva nawe waketse uko tuzimagina tucyumva, kuko byanga byakunda se umutima ntugeze ukubwira ngo ibintu bigiye hanze, wahise ubwo tibura tubazimagina ko narindi nko muri investigation. Oya, njya kubikora ntacyo nikekaga, nta kintu wari utuje muri we wumva nari ntuje, kuko nagiye kubikora nabitekereje. Ni nayo mpamvu utigeze wumva mbwira umukinnyi ngo witsindishe, kuko nta ruhande nari mfite nshaka ko rutsinda. Ngiye nari mfite target yanjye yo kugira ngo ndebe umukinnyi, nari nanahagarariye nasaga nubereye manager muri ako kanya, kuko yansabye kumushakira ikipe, ndabikora. Ariko nanone ntago niba umuntu akeneye umukozi ukajya kumurangira umukozi, ntago warangira umukozi inshuti yawe uzi ko umukozi ari umujura. Hari ukuntu ubanza ugakora geste ukavuga uti ndebe uyu mukozi, ugafata amafaranga ukayamutereka iruhande. Ushobora gufata amafaranga ukayatereka iruhande rw'umukozi kugira ngo urebe koko ko yafata. Niba barakubwiye ko wa mukozi ari umujura, wenda barakubwira ati uyu mukozi ni umujura ariba, kandi ugiye kumurangira ahantu baramwifuza. Ngiye ni muri urwo rwego navuze nti reka murebe. Numvaga umutima wanjye nta rubanza uncira,
numvaga nta kosa ndimo. Ni nk'uko nakubwiye nyine ko watereka amafaranga impande y'umukozi ukigendera, wagaruka ukaza ugasanga amafaranga aracyahari, uhita uvuga uti wa mukozi ibyo bamurega ntago ari byo, ko bavuze ko ari umujura nkaba namusize amafaranga iruhande nkaba nyasanze. Nanjye ni muri urwo rwego nakoze test yanjye ngo ndebe koko ko wa muntu ibivugwaho bimaze iminsi bimuvugwaho ari byo. Ari nayo mpamvu nakoze ibyo bintu nta muntu n'umwe ngishije inama, mfata decision ku giti cyanjye nk'umuntu twari dusanzwe dufitanye n'ubushuti busanzwe. Urumva umuntu ukubwira ati nshakira ikipe mfite ibibazo aha n'aha aba kwiyumvamo, ariko kubera twari tumaze igihe tutabonana cyangwa tutagize, nanjye ndavuga nti ibyo ari byo byose nshobora kumujyana muri Muhazi, kandi bya bintu koko bimukora byamuvuzweho hari byo, ugasanga ni ngiye igisebo kigiyeho. Niyo mpamvu nafashe decision nkora iyo test ku giti cyanjye kugira ngo ndebe koko ko umuntu tugiye gutwara cyangwa se umuntu ndi kurangira akazi ibimuvugwa hatari byo. Uwafashe ariya majwi navuga ngo simuzi, niwe yashyize hanze, simuzi, sinzi nimba ari bamwe. Wowe waba umuzi? Ibyo ntago mbizi kuko njya gufata iyo decision nari nirengeye ingaruka zose. Ni ukuvuga ngo amajwi yafatwa atafatwa, icyo ari kigenderewe nashakaga kugeraho ni ukureba umukinnyi wanjye cyangwa se nari imbereye nk'umujyanama muri ako kanya, kandi nari namaze kumubonera ikipe, nagira ngo ndebe koko ibyamuvuzweho ari byo. Naho I don't care kuvuga kumva ngo ndafata amajwi sinyafatwa, uwayafashe ninde n'iki, ntago ibyo nigeze mbigenderaho, nta nubwo numva nabivugaho byinshi. Uwayafashe wese ni decision ye, ariko ngiye numvaga ku byanjye ibyo ndimo nta kosa ririmo ku ruhande rwanjye. Urakoze cyane, turimo turagana ku musozo, ariko twagira ngo tugaruke kuri Migi nyirizina, atari aya majwi gusa. Utubwire, ukina umupira w'amaguru mwagiye muhura n'ubundi nibazo nk'ibikuye umuntu akina, ujya kumva match irarangiye ngo ahangwa ariko hari abatwibye ngo ahango byagenze uko nuko. No mu butoza naho tubibonamo uyu munsi, kandi ibyo byose niko bigira ingaruka kuri resultat za match muba murimo murakina. Tubwire, muri kariyeri yawe ya coaching ibi bintu muracyahura nabyo? Kuko byanga byakunda birajya gusa n'ibi byo gufixa, twumva ko n'abasifuzi nabo bajya bategurwa. Iyo match irangiye mugasohoka mutanga ama interview ngo umutoza ntiyabigenje neza, ese mukeka ko naho birimo? Ibyo ngibyo rwose nta n'ahantu wabikwepera. Ntago mvuga ko mu mupira harimo match fixing, oya, ntago ndayibona. Ariko nanone wibuke ko football ni umukino w'amakosa. Abazungu baravuga ngo football ni umukino w'amakosa. Ikosa ritabayeho igitego nticyajyamo. Ni nayo mpamvu usanga dukina babiri, iyo muri kurwana muri babiri cyangwa buri wese, ariko buri wese yikururira ibye. Niba ngewe mfitanye urubanza nawe ndakurura nishyira kugira ngo ndutsinde. Na football ni kimeze rero. Ni ukuvuga ngo igihe wateguye ikipe yawe n'undi akayitegura, ukaza mu kibuga ugatsindwa, ntago ushobora kwishima. Tugenda uvuga uti umusifuzi ni mubi yanyibye, cyangwa se ukagenda uvuga uti uyu mukinnyi bitewe na performance uwo mukinnyi yagize. Kandi muri football ntago bakubwira ko igihe cyose bihora bimeze neza. Ushobora kuza uyu munsi ugakina match nziza, ejo ugasubiramo ugakina match nziza, match ya gatatu none abantu bakavuga bati uriya si wa mukinnyi twari tuzi. Bibaho, hari igihe uramuka nabi. Icyo gihe rero niba waramenyereje abafana kuba wakina neza match ebyiri zikurikiranye, ukaza match ya gatatu ukayikina nabi, wenda swati waraye utaryamye neza, ufite ibibazo, umufana ntago abizi. Ibyo byose bigira ingaruka muri performance yawe kuri match. Nuza mu kibuga ugakina nabi, umufana ntazumva yuko waraye nabi cyangwa wagiranye ibibazo n'umudamu cyangwa se ufite ibibazo mu mutwe. Wowe arareba performance yawe, nabona ari mbi arahita gukrasa ukundi. Niyo mpamvu ujya kumva match irarangiye baravuze bati umukinnyi runaka yariye amafaranga cyangwa se bamuteguye wenda ngo yitsindishe, ariko ntaho bihuriye n'ukuri, kuko football ntago igihe cyose bihora bimeze neza. Nkuko nabikubwiye umunsi ukina neza ejo bikanga. Iyo ukinnye neza bakuvuga neza, iyo byanze bakuvuga nabi. Niho handi bivamo kuvuga ngo yariye ruswa kandi wenda ari meforme wifitiye. Cyo ni icyambere.
umusifuzi si imana, umusifuzi ni umuntu nk'abandi bose, si imana. Umusifuzi ashobora kwibeshya. Umuntu uba kontrola abantu 22 bose mu kibuga, ntago bose ariko yabona ayo makosa. Niba ikipe imwe umusifuzi yibeshya akantu kamwe, equipe adverse irahita ibona yuko umusifuzi ari kubogamira kuri ruriya ruhande. Umusifuzi nibeshya hano, iriya kipe nayo irahita ibona yuko ari kutwiba. Urumva yuko biragoye kugira ngo uzavuge ngo uyu muntu ngo yariye ruswa cyangwa harimo fixing. Oya, muri football biranga. Umuntu araza agakina match, tujya tubona na ba Cristiano bakira abasore, hari igihe yazaga agakina match nyinshi neza, noneho match kuri kikanga, abafana bakavuga ati noneho Cristiano byagenze gute, match yayinegrije, ariko atari byo. Meforme hari igihe gufata bitewe n'ibibazo, bitewe n'ubwo wenda uvuye mu mvune, bigasanga nturi kuri rwa rwego nk'urwo wari usanzwe umenyereza abantu. N'ibintu bibaho muri football. Ntago rero nta n'igihe na kimwe uzumva abantu bahuriza ku kuvuga ngo uyu mukinnyi match zose yazikinnye neza, uyu mukinnyi ari meforme cyangwa se wenda bamuganirije. Oya, uyu munsi uzakina neza bagukomera amashyi, ejo meforme ni gufata cyangwa match ni kunanira bagukarase mu bindi, bavuge bati yanegrije, yagurishije match se, yariye. Ibintu nk'ibyo ni kimwe n'umutoza. Rero umutoza ashobora gupanga ikipe ye neza bitewe n'uko yakoresheje imyitozo, ikipe yagera mu kibuga ikamutenguha, ugasanga ntiri gukora bimwe yabigishije, ikipe yatsindwa bati umutoza yagurishije match cyangwa se umutoza yanegrije match. Ibyo muri football ntaho wabihungira, ariko sinemera yuko ibyo bya fixing birimo kuko sindabibona. Ntacyo ibyo ngibyo reka tubiveho cyane, yuko tubona hari match zimwe na zimwe izikomeye, hari abasifuzi nimba hari 3-2 cyane cyane abo hagati utashobora kuburamo kuri iyo match ikomeye. Abandi nubwo yaba ari mu byo byiza gute, ariko bakajya kuzana wa wundi. Ntabwo ndibwirirwe ibyo mbigarukaho cyane, ariko abakurikira umupira barabibona. Nka Simba na Yanga ushaka gusanga ifite umusifuzi nka Kuka, APR na Rayon bafite umusifuzi bahurizaho batoho dushaka n'uyu. Ibyo byanga byakunda biba bigaragaza umusifuzi uri macho kandi ukora akazi ke neza ko yakabaye agakora. N'abandi nabo nuko. Ariko ni nko mu ishuri, no mu ishuri abanyeshuri bose ntibaba bambere, habamo uwa mbere hakabamo n'uwa nyuma, ntago baba bumva kimwe. Ni kimwe nuko rero n'abasifuzi n'abantu, hari ushobora kuba ari hejuru y'abandi bose, hari ushobora kuba ari hagati, hari n'ushobora kuba ari hasi. Ibyo ni ibintu biba ahantu hose. Yego, ariko iyo bigeze mu bahangana ari babiri, twakwifuje ko bose bakaye bari hejuru. Reka tugana ku musozo, kuko navuze ko turimo turagenda dusatira umusozo. Nkubaze akabazo k'amatsiko. Wagize igihe kinini muri APR, ugira igihe nanone kita muri polisi, muri Kiyovu, ujya muri KMC, ujya muri Azam. Wavaga mu ikipe iri hejuru ukajya no mu yindi iri hejuru, ariko ugiye muri kariyeri ya coaching ujya mu ikipe musa n'abarwa, sivuge ngo musa, ahubwo mwari mu ma equipe nibura 4 ya mbere. Nta tinya no kuvuga ko ikipe wahereye muri yo Musanze niyo bishoboka yari kuza muri 2 zirwanira igikombe, kuko mwari muri ku mwanya mwiza. Ugiye mu yindi kipe uhinduye akazi, none ujya muri yari navangu iri inyuma. Guhuza ibyo bintu bibiri ugitangira kariyeri yawe, wabyakira ute? Se byarakugoye, byarakoroheye muri wowe? Duhimba mutima zawe z'ukuri nka Migi, wari ukinjira mu mwuga bushyashya utigeze wigaho, ari guki ujyamo ukisanga muri 3 ba mbere, bwacyo ukisanga muri 4 cyangwa 5 banyuma. Nibyo koko nkuko utangiye ubivuga, kuva najya muri kariyeri ya coaching no mwaka wa 2 nahereye Musanze, ari nabyo nshimira cyane umutoza mukuru wa Musanze Rumumba Sosten. Ni n'umu instructor, umwarimu w'abatoza. Ubundi ngewe ngitangira kariyeri y'ubutoza nagiye ngiye kwiga, ko nta experience nari mfite muri coaching. Ariko Sosten nk'umwarimu w'abatoza arambwira ati ngwino tugende utangire urebe experience, uzajya ugenda wiga buhoro buhoro. Natangiriye ku ikipe ya Musanze, nibyo koko twagize saison nziza, dusoza turi aba 3, ibintu bitigeze bibaho i Musanze. Navuga yuko ntago ari ukubera jewe, ahubwo ni ukubera ubumenyi bw'umutoza. Urumva niba umuntu ari umutoza, ari umwarimu w'abatoza, ari hejuru cyane, niwe muba mugenderaho, niwe ikipe bigenderaho cyane rwose.
twagize performance nziza. Nyuma yo kuva muri Musanze nagiye muri Muhazi. Urambajije ngo kuki nabanje mu ikipe iri hejuru nkaza kujya mu ikipe iri hasi. Na byakira yuko kubyakira ngiye ngomba kubyakira kuko ndi gushaka experience ntago uyishakira ahantu hamwe. Ntibyagutonze? Ntago navuga ngo byarantonze kandi nkubwira ko ndi kwiga. Umunyeshuri yari kwiga, iyo ugize amahirwe ukabona ishuri ryiza riri hejuru, twese tuba twifuza amashuri ari hejuru, urijyamo. Ariko iyo iryo shuri riri hejuru utaribonye ukabona na rimwe ryo hasi, urijyamo. Icyo ubushaka ni ubumenyi, ubukurikiye ubumenyi. Nakuye ubumenyi bw'umwaka wose ku mutoza Rumumba Sostene, nari nkeneye ubundi bumenyi nanone ku batoza bandi, kuko abatoza bose ntago bagira systeme zimwe cyangwa ntago batoza kimwe. Nari nkeneye ubundi bumenyi ku wundi mutoza. Hari ubumenyi nakuye kuri Sostene wa Musanze, hari n'ubumenyi ndi gukura kuri Ruremesha turimo gukorana uyu munsi. Urumva yuko ni experience nshaka, ni na experience ndimo ndagenda mbona. Navuga yuko ibyo ngishaka muri kariyeri y'ubutoza ni experience, ndimo ndagenda niga, ngeze kuri licence C, ndibwira yuko mu myaka 2 hari ibyo maze gukuramo kuri abo batoza babiri batandukanye nahuye nabo. Bose ni abatoza beza, yaba Ruremesha yaba Sostene. Ariko nanone navuga yuko standard ya equipe, izo equipe uko ari ebyiri ntago bihura. Navuga yuko Musanze hari uburyo ibayeho na Muhazi hari uburyo ibayeho. Izo kipe zose ntago zibayeho kimwe. Navuga yuko ari iyo difference ihari hagati y'ayo makipe abiri. Reka tugushimire, urakoze gutanga umucyo kuri bimaze iminsi birimo birakuvugwaho. Rwose akazoza kawe nakaye? Akazoza kanje nyine nkuko ndi muri coaching, nkuko natangiye mbibabwira, ndimo kwiga, ndimo ndashaka experience, ndakomeza no kwiga kugira ngo mbone ubwo bumenyi. Ariko nsaba nkomeje kandi mbikuye ku mutima abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange, kumfasha no kumba hafi bakirinda ibintu byose byatuma umuntu acika intege. Nibyo birumvikana, ngarutse kuri ikese yabaye, ukurikije ari amajwi wenda yumvishwe utarumva ibisobanuro. Nk'umukinnyi nari imbereye umujyanama, nk'umukinnyi nari ndimo nshakira ikipe kandi yamaze no kuboneka, nagira ngo ndebe koko ko ibyamuvuzwe hari byo. Ari nayo mpamvu nakoze ibintu nka biriya. Navuga yuko abanyarwanda babifashe ukundi bambabarire, ariko icyari kigenderewe suku gukora match fixing cyangwa kubwira umukinnyi ngo yitsindisha, ahubwo ngewe narindi mu nkora research yanjye kugira ngo ndebe ko umukinnyi cyangwa umukozi ntanze kandi hari ibyamuvugwagaho mbere ari byo cyangwa atari byo. Nyuma kandi research nakoze yaje kuma igisubizo yuko ibyamuvuzweho bishobora kuba atari byo, bamubeshyera. Bityo igihe nkiri muri Muhazi nkaba numva tumufite muri tageti zacu sezitaha. Nta kindi wumva tutakubaje wifuza kubwira abantu? Oya, icyo nabwira abantu ni ukunkura icyo gisebo, kuko ntago ari imico yanjye, sibyo byanjye. Imyaka yose maze muri kariyeri y'umupira, yaba ndi umukinnyi cyangwa umutoza, ibyo bintu ntibyigeze bimvugwaho. Navuga yuko bumve neza ko kandi bizere ko ibyo mbabwiye ariko kuri, kuko n'ubundi ntibyigeze bimvugwaho ibyo bintu. Ikindi ni ugushimira abantu bose, ariko nesista cyane kudaha agaciro ibyagiye bivugwa ko ari match fixing, ko nashaka ko umukinnyi yitsindisha. Hoya, ntago ariko byari bimeze, kuko nkuko natangiye mbivuga, siyo mico yanjye, siyo kariyeri ndimo kujyamo, ahubwo nifuza gutera imbere birenze. Nabikoze nshaka gutanga umuntu nizeye 100% yuko ari inyangamugayo.
Akoze. Turagushimiye natwe urakoze cyane kuba duhaye umwanya utari mutoya wo kugira ngo uduhe imvo n'imvano y'ibi bintu tubwire uko byagenze. Ndizera abadukurikiye namwe mwasobanukiwe nibura ubu ngubu dukuyeho cyangwa ukuyeho urujijo. Reka rero tuvuge ngo urakoze kandi tukwifuriza kariyeri nziza, turakwifuriza amahirwe masa ndetse no gukomeza gutera imbere muri kariyeri nshyashya winjiyemo yo gutoza. Tunabwira abantu ngo ntitukihutire guca imanza, ibyiza tujye tubanza twumve impande zombi, twumve uko ibintu byagenze. Ntawe ushyigikira ibintu muri ruhago y'u Rwanda cyangwa se mu zindi discipline izarizo zose, nta n'ubyifuza ko byabaho, nta n'utwifuriza ko yabikora, kuko no kwangiza impano z'abakiri bato, no kwangiza umupira, no kwangiza siporo, no kwisiga icyasha, no kwisiga umwanda. Reka rero nshimiye namwe mwese tubana umunsi ku munsi kuri Gisa Foster TV, nkomeza kubifuriza guhirwa no kugira umugisha w'Imana mu byo mukora byose.